Murakaza neza kuri yuhire no munsi ndagira ngo tuganire ku buzima bw'umwana ukiri mutoya, umwana ukivuka. Abana bakivuka nkuko tubizi hari bigiye bisaba yuko baba kwa muganga bitewe n'ibibazo bavukanye cyangwa ibibazo bagize bakigera n'ubundi ku isi. Ibyo bikaba ari ibibazo bitandukanye, ariko nkaba ngira ngo tuganire nk'umubyeyi, umumama ukibyara, aho yaba yabyariye hose. Mbese niki wareba kugira ngo nibura umenye yuko umwana wawe hari ikibazo afite, wihutire kubonana na muganga cyangwa wihutire gushaka ubutabazi bukenewe muri ako kanya. Rero umwana ukivuka mu isaha ya mbere buriya ni byiza yuko umwana ahita yonka. Iyo atabashije konka biba ari ibibazo. Hari ibintu byinshi dushobora kureba ku mwana ukivuka tukamenya yuko hari ikibazo gihari, ariko akenshi iyo examen nayita nka examen aba ari examen clinique, ubundi aba ari akazi k'umuganga, mbese kureba umwana akaba yadetermininga yuko cyangwa akamenya yuko hari ikibazo gihari, ndetse akanafasha n'umubyeyi kuba yabona ubutabazi bw'ibanze bukenewe muri ako kanya. Ariko nyine nkuko nari mbabwiye, nk'umubyeyi umubyeyi hari ikintu ashobora gufasha umuganga, ndetse nubwo umuganga yaba atari hafi, umubyeyi hari ikintu ashobora kubona akavuga ati kino kintu ntabwo gisanzwe, reka mpamagara umuganga wenda mvuge yuko hari ikibazo gihari hakiri kare. Rero bimwe muri ibyo bintu nk'umuntu w'umubyeyi ushobora kureba byoroshye ni kureba yuko umwana wawe nyine ari konka nkuko nari mbivuze. Niba umwana wawe ari guhumeka neza, ari kurira, ari guhumeka neza, bisobanuye yuko umwana wawe ugiye yahumeka nabi, bigaragara neza no kunda, ukabona umwana nyine arimo arahumeka mu nda hano hafi y'imbavu hagatebera. Iyo hatebera buri mwana bari kurwana no kwinjiza umwuka, abafite nyine abari kurwana no guhumeka neza, ntago bari guhumeka neza. Icyo ni ikindi ushobora kureba umwana ukavuga ati niba ibyo utabibonye ukabona arimo aronka neza, arimo ararira neza, bikaba bigaragaza nyine yuko ari guhumeka neza. Ikindi ushobora kureba ni umwana, cyane cyane ku mwana w'umuhungu, ugomba kureba nyine ku gitsina cye, ukareba mbese uduseke twe uko turi tubiri turimo, mbese umwana arimo arabasha kuba yakora pipi. Ubundi ukareba no ku kibuno, n'ubundi ukareba yuko umwana ari kubasha kwituma. Uyu mwana umaze iminsi 2 avutse akaba yonka, nta kindi kibazo yari afite, ariko akaba atituma, inda ikaba iri kubyimba, aho haba hari ikibazo. Nk'umubyeyi nawe ushobora kwita uvuga ati reka ngere kwa muganga barebe ko nta kintu gikomeye gishobora kuba gihari. Ikindi nyine nuko ureba umwana ukaba wareba uburyo ari kubasha gusinzira, cyangwa niba akangutse, niba atari kugagara, kuko umwana ashobora kugira nawe ibyo nakwita nk'igicuri akivuka. Birashoboka bitewe nuko yavutse n'ibibazo yagize, wenda yagize ari mu nda, cyangwa ibyo yagize mu kubyara mu gihe uri kumubyara. So utwo ni utuntu duke dushobora gufasha umubyeyi kumenya yuko umwana ameze neza. Ibindi nyine ukareba ko umwana atari kugira ibintu by'umuriro mwinshi, cyangwa atari gukonja cyane. Ibyo byose ni utuntu nyine ushobora kwitegereza ukareba, mbese umwana yitumye, yabashije kwituma, mbese umwana yabashije konka, arimo arahumeka neza, arimo arasinzira, arimo arabona amashereka ahagije. Ibyo byose bikaba ari ibintu n'ubundi
umubyeyi usanzwe rwose uri kureba umwana we nawe ashobora kwirebera akamenya ko bimeze neza, cyangwa haba hari ikibazo akaba yahita yihutira kubonana na muganga nyine, cyangwa niba kiri mu bitaro n'ubundi kuhita abibwira abaganga babishinzwe bakabikurikirana. Murakoze rero, mwari muri kumwe na Dr. Prince Tuyishime. See you next time.